Ndi papa SAVA. Uyu muji ibintu ashaka man sinzi ko byanavamo kabisa. Ariko se bitavamo ko afite amafaranga. We ikibazo arashaka filime iri nko ku rwego rwa Hollywood. Kandi abantu akinisha ni bari abahatungiye bandi bose. Njyewe rero namubwiye ko abishobora. Kandi arakwizeye. Twandike liste wenda ibivamo wenda tuzafatire n'ibyo ngibyo kabisa. Urabona urashaka filime iri ku rwego rwa Rwandan. Dore ubundi gitekerezo yari afite. Yaravugaga ati ngende kureba izi ngizi zisanzwe nkabona ntago ziceka. Arashaka tuvuge ku buryo nk'umuntu acumutse mu nzu. Agatwara imodoka tuvuge nko mu mujyi akanyura muri ziriya modokari. Uwo ngo arinde nk'umugabo. Cast ye warayibonye se? Oya cast tuyene tuzakastinga nyuma. Umukinnyi mukuru ni hatungi. Ego. Kuzirebe sababu ziyo. Ya filime wambwiye urimo gukora. Niyo uzakoresha mu buntu bw'ubusound bufita umurizo umeze nk'ibijumba. Jewe mu iyi sound ni umutipe je wabaye. Sound ari kirarenze. Mu majwi ufata wari wumva harimo ikibazo. Iyi sound ni sound iki? Ntago wabona za zindi zifite ibintu by'ibyo. Uduskotch turiho basi ubundi twashyizweho nani. Gabadebe. Nje nababwiye ndashaka gukora filime y'ikitegerereza imeze nk'inyamerika. Natwe twari dutangiye gutegura. Turi gutegura ariko twandika ibikoresho. Turi tayari. Iyi sinzayibonemo. Hanyuma nta bindi bintu mufite byasimbura aya mabuye. Nuvuga ngo azazindishya. Kabigoranye. Nose kibura so gushyiraho cya kintu gifatanga. Byose siba bisa. Wowe urashaka rwa rundi rw'ibyoye. Ku buryo mbona amajwa yunguruye kimeze nka studio. Ubwo ikiriro gushyira ngo iki cyakende. Si cya mixer ubwo tuzashyiraho se. Mixer simbizi. Uko bizagenda. Twe tuzadufite iki. Gifite icyo nakwita wenda mixer. Urabona nka televiziyo cyangwa radio. Ku buryo amajwi azasohoka ukwayo n'amashusho akagenda ukwayo. Si sawa. Hanyuma ntago mwakoresha ibindi bitaramabuye. Amabuye se mixer izakora nyine idafite amabuye. Ako byose bikora iki? Wazana battery, wazana amabuye byose ni kimwe. So ubundi wabiduhariye. Ibintu kabivamo. Mukore prote. Mubwira icya kamera. Kamera. Isubu hari wayi. Oya rwose. Oya. Shaka kamera bya bikamera binini bifite uruntu rw'ururensi rumeze ukuntu kumeze gutya. Urabibona? Kwera kuvugize zimwe z'amarede. Ubwo ni yashaka. Amarede. Akose ko amafaranga uri gutanga na makeya. Kira ku munsi umwe ni nkangahera kugikodesha. Ni gitano ku munsi. Kandi tugiye gukora nk'imisi nka 15 mu firirizo. Kimwe gugihitanya miliyoni na. Ayo twumvikanye. Ubwo ibyo ngibyo uri kongeraho uzagenda byishyura ku ruhande. Ariko uyu mutipe arabizi se ku buryo yakora n'ibindi basimbuka. Uyu mutipe arabizi. Nabimwe by'abantu basimbuka. Hindura cast bari abantu bajegera ubakureho. Uzana abantu bazima. Ubwo wa muhungu wa Gerard ubwo avuyemo. Oya buriya nanjye nagore namukunze. Ntago wamukunze. Wapi nagore namukunze. None se kumubwira ngo aseke ugabona isagira. Nta nubwo aseka. Wapi? Kakanu ko yaseka se bwo biraryoha. Wapi? Nagabereje. Uriya mwana nanjye no kurira bisaba kumukubitara. Ntago bivamo. Ahubwo arakantu keza arakantu yari yambwiye. Umukinnyi mukuru ngo seratunge. Ni uzajya usimbuka amataje. Bana usimbuka amataje none rebana bya bindi byarambo byo gusimbuka kagwa mu kizenga cy'amazi. Uyazi kubikora. Ikibazo singi. Uwo muntu azi gusimbuka. Nese so gusimbuka gato ngo mugahita mubyongera nyine muri ntuza. Ninde se wabi. Nahatunge tumuhindure se. Dushake ufite umugongo ariko buriya karaga cyakora kajyana n'abantu umuntu umusimbukira. Mwashaka umusimbukira. Ukuriya rimwe kabiri yahitagwa kuri sege. Nico uzashaka umusimbukira. Ubundi birangira ari hatunge. Naho ni mukore projet neza, mukore ibikoresho byose. None kuri ya mafaranga yawe wari wambwiye. Umbwira uti kugira ngo film igende neza hariyongeraho ayanganye. Sibyo? Degidi. Yes. Kore iyi projet neza. Kepo interega nuko udakoresha Instagram ngo uyirebe. Uzarebe ka afite cya kiboro bazamura gutya kikagenda kimwe cyaro kimeze nk'ikizamura imicanga ku ma etage akagenda agarura gutya biriya bibikwa iwanjye. Aho rero bimeze neza abazaba biruka mu muhanda turabatekerezaho nini bibafata
by'ibigozi n'ibiki byose oya birukanka oya kamera zo ziha amoko yose hari n'iyo umwambika ikagenda imikamera zirahari digidi amafaranga yose muyandike ntaribi ngewe na rogi nayivamo n'iki no guteka nkabivamo ariko iyi filime ikaze ari muri festival ari karahabutaka nta kibazo mbo bikore kabisa bikore uva ukuntu bigiye kugenda ke kamera zongera ngo uriya menya nta birenze sibyo uru ntuza wakoresha uru crane wakoresha rwanda rwaruye sibyo mbo ndebe hari sound hari kamera ariko hari amasene yagiye avuga ashaka we ngo arashaka mbese urabona ko akunda umuntu hanuka agahita ikubita ku modoka igahita ipina ngo pa ubwo twemeje iyi sound tuzayishakira tuzayikoresha ibyo ngibyo bavuga kamera ubwo ni imwe n'ebyiri oya natwe rega dukeneye hinjyaho niko bigomba kugenda wakamenshi ukagenda usagura kiriya kintu se wagikura he kiriya gikamera cyurakizana kikaba ari nka cya main aka kantu kari kunesha umutwe nako ndetse kameramani muri kuri hiti muratwika aho bamennye amabuye zamuka nari urambo winjiye muri icyo gipangu cyegeraho ni ikintu kiri aho ngaho twakomeje bo ubwo twari tugeze ku bijyanye no kwambika abantu amadizayini hari umuntu ufite ntabwo wamubura ubwo nawe azambika abantu ubwo kwambika abantu hari ukudoda no kugira no kubambika nyine bisanzwe sawa tu none se bakuzanira agatebe no nta kibazo twikomerere ubwo ibyo navugaga ubwo no gushaka kampani zambika abantu byo nabirenze oya hari abatipe baba bahari babikora iby'amatara turamutse dukine nk'amasene ya nijoro amwe twakoresha ariko ashobora kubikora muri ya project nese nimba ntabaruguye gatoya twamuheza tukaba tuganiraho gato ngiye nawe se tukaganira tukaba tumuheje gato hari ikibazo yambwira nta kibazo nimba bitabangamiza nese gahunda ziteye zite ni ugukina filime nyine no ndashaka kumbwira gahunda zifatika se ibi ntibifatika bro ibyo ngibyo ntabwo bihuriye na gahunda dufitanye ndashaka kumbwira gahunda yanjye nawe izi ngizi ni projet zawe z'akazi yanjye nawe yego harya twari tugeze imyenda wari uri oya twavugaga amatara ariya yego yadukorera nibyo yarumubwiye ngo ari yadukorera ubwo rero sinzi niba wambwiye vuba uri kubona amasaha ari kunjyana ngo iki twari tuvuze ko amatara ariya yadufasha ntabwo iby'imyenda nabyo warumubwiye ko ari abatipe babikora kwa J amatara ya J yego wambwiye gahunda yanjye nawe uko iteye nkamenya uko ibintu bimeze ko nanjye ubona afite izindi gahunda ngomba kujyamo kandi ko n'amasaha ari kugenda ibi bintu ntibirarangira hari icyo ufite kibyunganira kugira ngo birangire basi tuvugane ariko nanjye nagusabye akanya ngo abaduhaye akanya tuvugane ibyacu ngo yarahambwira ibyo nzi ko n'ubu udashaka kubivugaho ase sister niba yavuze ngo ikibazo kivuge twakivuze niba ari ibintu bigize n'ikibazo n'ikiyema uyu muntu ntagari ndumva wabanza kumfasha gato ibi ngibi mwana bikomeza nyuma sinzi sibyo fasha ngiye tuvugane ibyanjye nawe ese ko wigira nkaho nta kintu uzi ngo aha iki mbona nawe ntabizi mbwira ibintu ushaka kumbwira ndashaka ko tuvugana gahunda yanjye nawe reka tukisoreza ibintu byacu bikava mu nzira ndashaka ko tuvugana ku bintu byanjye nawe sister ikibazo ni iki mu by'ukuri abantu bakuru
ese kuri Bakubwiye baguha agatebe ngo ntiwicara. ntago ari ngombwa none si ikibazo Ahantu n'icyo ndimeze bavuga neza. turi abantu Urashaka b'abavandimwe iki? mumbwire urashaka ko abantu bakora ibintu biva mu nzira ndashaka kumbwira gahunda yo kundongora uko iteye ni wowe ariko ni wowe ndikubwira niba waje kureba twikomereze n'umuntu ubanza yamwe nakoroheye ari kugira ngo hari None ntabwo njye mfite gahunda nanjye mfite gahunda z'ibyo nanjye nose ninde wakuntumyeho hari undi muntu uyoboye hano si wowe unyoboye ngo urashaka Hari undi ikirasa ufitanye ku gahunda ntego ahangaha? dukomeze ibintu byacu ndashaka ikibazo cyanjye nawe tukirangize ikihe okay ubwo duherukana wanteye inda kandi narabikubwiye naguteye inda se koko naraye nguhamagaye nkubwira ngo iki inda nyanda se inda nyine nahise ndazibamo amoko angahe inda nyanda ubundi twabuze abakitirese uyu nguyu ahari bite umva se tugira ibintu seriye pe ihangane uvanga ihangane gira winsunika mbabarira utansunitse rya joro Iyi- ko wakururaga wiyegereza ko utasunitse ubu nibwo wibutse kunsunika aho kuri gukina jewe nyina nawe naraye nkwandikiye hanyuma iyi foto naraye nkwereje ya teste ni iki ndakubaza iyi foto naraye nkorohereje ni iki iyi ntabwo ari test ya nimugoroba ni testinze ntabwo nakweretse nta soni izo drama rero njye ntabwo nzishaka hano izo drama ntabwo nzishaka pe mbabarira wimvangire none se ibintu byamvanze hano ugeretsemo n'ayo madaya mbabarira umvira aha ngaho wenda kugira ngo tubigendemo neza mu by'ukuri ako kantu wenda avuga nta makuru so bifiteho uyu nguyu se simbyibuka neza wenda byarabaye ariko twambwiye ntabwo kutanywa mbyibuka. inzoga se ko tutabyibuka Oya, wari mbabarira. wanyoye mbabarira n'ukuri urashaka iki mu dushaka ko tubivuga naho bikarangira nanjye nkajya mu zindi gahunda zanjye kandi nta kundi kubivuga naho dupanga itariki y'ubukwe urabona njyewe nakwemera gusebera iwacu ntunyumvira ati Eh, hajemo n'ubukwe rero none iyo uteye inda umukobwa umukorera iki hanyuma ubona nzayijyana hino nda nzayibyarira iwacu uyu mukobwa rero unyumvire duhura ubu yambazaga ibintu ngo by'amazu mfite ngo by'iki mfite nkeka ko n'ibyo ngibyo byagiye wenda byarabaye nubwo ntabyemeza byabaye ariko ku bushake bwiwe mu buryo ntazi nanjye mu buryo ntazi ntabwo byari ukugura ariko njyewe nimba utanabizi ubyumve njyewe mfite umuntu twajyanye mu murenge sinkubara no mubo ntekereza ibyo bari kubimbwira rya joro hari impeta wari wambaye njye ubwo twararanaga hari impeta wari wambaye iki hari impeta wari wambaye kugira ngo nose amameta bayajyana mu maroge ibyo ntabwo bindeba umva nyine ko twahuriye muri roge ubu birakureba twahuye dukundanye sibyo wambwiye ko wanyishimiye wambwiye ko wanyishimiye by'iryo joro nyine by'iryo joro so hanyuma burya wakuragaho ukorera aho ngaho uzi yuko bigenda bitewe nawe bitewe nawe ninjye wagakuyeho mbabarira we naguhingutse hariya kwa piga nzenze ibyo ntibindeba aho wanjyana hose ushaka aho unjyana icyo mubwiye ni uko ino nda ntari buyijyane ntabwo bikunze ntabwo mva zana twikomeze poroje za bro tuvese iyo nduru iri hano ni bwoko ki mwabirangije hano haga umuntu mva sister hajemo akantu mva sister uretse gatoya uyu muntu atari muto icara hano oya icara hanga fatira kamera icara hano tujyana ibintu gake icara uretse gatoya oya ntago ari kwivanga mu bintu turi abantu b'abavandimwe uretse gato usanze turi mu mushinga icara ndagira ngo twumvikane nk'abantu b'abavandimwe siko bimeze ibyo bintu utanabitungutsa hano turi mu bintu by'akazi utekereza ko ndi kwishyire kuri nde hari undi muntu twararanye ndi bugere kuri ibyo birakureba wakoraga wishimye tubiganirira hatari hano wagakuyeho uzi ko biri bugende gute ntabwo wari witeguye kwirengera ingaruka zose zigomba kuvamo ndagira ngo twebwe turi ku bintu bidasakuza sibyo ihangane ibyo bintu tubiganire ku ruhande hatari hano nginjira nakubwiye ngo tumuheze tuganire wambwiye ngo iki kandi ibintu naraye mbikubwiye byumvikanye byakuzanye hanyuma se tugendera tujye kubirangira njye nawe ntabwo ndi buvanga ngo ngusige tugende tubirangize tubigenze gute nese umushinga uri hanze
uri hanze ntago nahaguruka ahangaha rwose ntago nava ahangaha ahubwo uyu naba ari hanze turangize ibyacu agaruke mukomeze ibyanyu igihari nuko ibyo byo kurongorwa bidahari ngaho igisubizo nimba kurongorwa bidahari igisubizo avuze ko kurongorwa bidahari nta igisubizo ngo atanga igisubizo byara nyine umuntu azamurera mubyarire he hariho uba heheze ngomba kumubyara ari kumwe na se umwana agomba kuvukira mu maboko yombi amaboko ya se n'aya nyina yego ye none nta gahunda ihari yo kurongora turavugana n'ubuyobozi bubyitambikemo ariko ntabwo rwose ibyo byakora rero ibi bintu niba mudashobora kwicara ngo mubyumvikane neza ngenzi yuko iyo umuntu w'umukobwa afashe umusore akavuga ati ngiye gutuza amuhe sibyo arugegeza gushuka ngiye naragushutse ntabwo wanshutse ntabwo yagushutse bwari ubushake wigeze umubwira yuko uzamubyarira umwana hanyuma se yagakuriraga iki ibyo bintu twarabipanze byo kurongorana ibyo twagiye mu cyumba tutabivuganye twari twasinze uvugana nawe ngewe dupanga ibyo gukora ubukwe ibyo nasi ukoreye aho sibyo uba wumva ibizagenda bite hanyuma uyu mwana urumva nzamujyana he nzamujyanira kwa mama ariko ari kukubwira ngo afite undi mugore wowe niba afite undi mugore rero yatamuzanye muri roge ngo umugore we akaba ari njye ajyana ntabwo ari kujya wese kucyumvaga yuko ugomba kubyemera ukajya hasi ubundi kucyumvira mu rundi muzi ko muri wibogamira uruhande rumwe usukubogamira urundi ruhande rumwe umukobwa ungana nawe ntabwo azi kubara ukwezi kugeza nyine nicyo nshaka kukubaza umukobwa uwo mwana agenda ntabwo azi kubara ukwezi ku buryo yakubyara akagira yego ngo mukorere casting hano arega hajemo ikibazo cy'inda umungu wapiga nzeza arakabonye ngwino mvu ukuntu bimeze ngwino mvu ukuntu bimeze oya nta kintu twamuhisha n'umuvandimwe umuntu arwariye urushwimba oya ni akantu kari kajemo ikibazo ukuntu kimeze uyu muntu nyine ubara twinjiranye yigira atangira kwigira ndabinjiranye se mbinjiranye mutamamagaye ntabwo ariwo maze kumpamagara rero ntabwo ariwo mpamagaye ninde undangiye hano hanyuma iyi nimero ntabwo ari iyawe indaje kuvura n'iyawe se cyane wowe umuvura inda